nyiricyubahiro Musenyeri umushumba wa diyosezi yacu Ruhengeri, nyiricyubahiro igisonga cya Musenyeri Gabriel Bizimungu, nyakubahwa padiri mukuru Paruwasi ya Nkumba, nyakubahwa abasaseridoti mwese muri hano, bihaye Imana muri hano, ubuyobozi mu nzego bwite za leta, abakristu ba Paruwasi ya Nkumba, ariko twavuze Nkumba bana na Kironi ni hafi hano, ariko n'abaturutse n'abashyitsi b'abakristu baturutse Musanze, bashyitsi bandi, Kristo Yezu akuzwe, Kristo Yezu akuzwe. Nagira ngo mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Burera, ku muzi w'akarere utabonetse kubera izindi gahunda z'akazi, nagira ngo mfate uyu mwanya, ariko by'umwihariko mudufashe, muduhe amashyi n'impundu, ndetse abagabo abagore bana twese yadufatanije, dushimire nyiricyubahiro Musenyeri wadutumiye, ariko nanone akifatanya natwe mu karere kacu ka Burera, aza kenshi, ariko nyiricyubahiro Musenyeri nagira ngo uyu munsi udasanzwe muri Nkumba, Paruwasi nakwita ko ari nshya, si nshya, umwaka urenga ni mwinshi, ariko nagira ngo abakristo bari aha ngaha dufatanye tuguhe amashyi n'impundu. Ntabwo numvise ababyeyi impundu, ntabwo nazumvise amashyi gusa, twongere. Murakoze cyane, kandi nagira ngo tujye no muri mudu y'ibirori, twageze mu birori yo abantu bishima, barisanzura bakabohoka, kuko uyu munsi ni umunsi mukuru kandi udasanzwe wo kwimika cyangwa se kwakira Padiri Jean de Dieu Jean Damascene, afite izina risa na papa we, niyo mpamvu ngira ngo nari papa ni Jean Damascene, nawe ni Jean Damascene. Rero nawe turamwishimiye cyane nk'abaturage ariko n'abakristo ba Nkumba. Rero muri uyu mwanya nagira ngo ntangira nshimira nyiricyubahiro Musenyeri, ariko nanone dushimira Kiliziya Gatolika uruhare rukomeye cyane yagize muri iyi paruwasi kugira ngo ishingwe, birumvikana n'ubuyobozi, ariko namwe nk'abakristo ni ikintu gikomeye, by'umwihariko hagaterwa n'intambwe yo gukomeza kurera abana bato, barimo padiri uhawe uyu munsi, ndetse akaba buriya ni akarori k'urundi rubyiruko k'abandi bana bato. Nawe kandi turamushimira ku ntambwe yateye no kumva inama za Kiliziya, za Musenyeri, abasaseridoti, ababyeyi, turamushimira ko yitwaye neza muri urugendo rutari rworoshye nk'uko yabigaragaje. Nanone kandi nagira ngo dushimire n'Imana ikomeje kwakira cyane cyane urubyiruko, mwanya ko padiri rwose ni urubyiruko. Bivuze iki? Icyo bivuze ni uko Imana yishimira urubyiruko kugira ngo bakomeze umurimo wo kwamamaza no kugeza ijambo ry'Imana ku bakristo. Nabyo turabishima, tukanashima ariko nanone n'abarezi, umubyeyi, abihaye Imana bagize uruhare muri urwo rugendo, ariko buriya n'inzego za leta twagizemo uruhare cyane, kuko yatagamo twabaga turi kumwe umunsi ku wundi. Ubwo ndagira ngo n'inzego ziri hano rwose ntinzibagirwe, twese twagize ubwo bufatanye mu kurera padiri. Nanone nagira ngo nk'ubuyobozi bwite bwa leta tunashimira uruhare rukomeye rwa Kiliziya Gatolika, by'umwihariko nyiricyubahiro Musenyeri. Ntabwo ari aha gusa, n'ejo bundi twari kumwe muri Paruwasi ya Mwange, ariko hari n'ahandi, hari ibikorwa byinshi dufatanya bigizwemo uruhare na nyiricyubahiro Musenyeri na Kiliziya Gatolika mu karere kacu ka Burera, bijyana no guteza imbere n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage, harimo uburezi, harimo imibereho myiza, harimo ubuvuzi, ariko n'ibindi bikorwa byinshi bijyana n'iterambere. Nagira ngo mumfashe twongere dushime Kiliziya Gatolika. Rero muri uru rugendo nagira ngo munyime nyiricyubahiro Musenyeri yeze ku bakristo
nanone ko nababwira ko kugira ngo tubone padiri mwiza, diyakoni mwiza, mwarimu mwiza, nahoze mbaza padiri mukuru, ariko ijambo ry'umubyeyi ko rikomeye cyane, ko numva mu majambo twagiye tuvuga twumva padiri rwose yateguye neza, yaba ari mwarimu, ariko hari ibanga numvise riri mu bakristo ahangaha, ati buriya tubishorwa no gusenga. Rero k'abakristo bahangaha ibanga rikomeye dukwiye kujyana kugira ngo paruwasi ya Nkumba ikomere cyane, ni iryo banga ryo gusenga, ariko no kumva neza niba duhawe ubutumwa tukabujyana kandi tukabushyira mu bikorwa. Rero kugira ngo tubone padiri mwiza mu gihe kizaza, tubone ariko n'ibindi byiciro by'abayobozi muri kiliziya, ariko no mu nzego bwite za leta, dukwiye kugira umuturage mwiza ufite ubuzima bwiza. Ariyo mpamvu ngira ngo mboneho muri uyu mwanya nibutsa abaturage muri gahunda y'imibereho myiza kugira ubwisungane mu kwivuza. Turacyafite abakirisitu hano muri paruwasi badafite mituweli, kandi udafite mituweli umwana akarwara ntiyakwiga neza, ntiyakurikira, ntiyagira ubuzima bwiza. Nagira ngo nkibutse kuko hari abakirisitu muri paruwasi ya Nkumba, by'umwihariko n'icyo musenyeri na padiri mukuru ubwo n'abandi mukorana, kugira ngo niba umukirisitu uri ahangaha atanga ubutumwa ariko yihereye kugira ngo yere gutakaza ubuzima cyangwa se gutakaza ubushobozi bwinshi rimwe na rimwe adafite, ahubwo yishyure ku gihe mituweli, ku gihe ibyo byararenze ahubwo yishyure mituweli, kuko twagumye gusozanya kwezi, ariko nibura nabigire vuba indwara ntiteguza. Rero tubagira ngo tukibutse kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tugire imibereho myiza. Indwara ni gutungura isange wariteguye, icyo gihe ntacyo igutwara. Icya kabiri dusaba abakirisitu muri gahunda yo kugira imibereho myiza, hari gukora cyane tukiteza imbere. Nibyo iyo ugeze hano Nkumba turavuga ngo turakora, ariko turakora ugasanga umusaruro uracyari mukeya, n'ubonetse ugasanga ejo hazaza ntabwo tuhateganiriza. Nagira ngo turi gutegura ihinga, tubasaba gutegura no guhinga imbuto nziza, yaba y'ibirayi, yaba y'ibigori, izatanga umusaruro. Apana kuvuga ngo runaka yabikoze yahinze, na visi meya yabivuze, na padiri mukuru yabivuze, nange reka nigana abandi, ariko uzi neza ko wahinze imbuto itazera aho ngaho. Twagira ngo gutegure neza ubutaka, imvura nigwa tuzahinge neza ariko imbuto nziza. Rero muri uwo musaruro turabasaba no gutekereza ejo hazaza, cyane cyane kwizigama ni muri ejo heza. Abakristo twese, ariko n'ibyiciro by'abayobozi haba muri paruwasi ariko n'izindi paruwasi mu karere kacu ka Burera, gukangurira abakristo bari mu matsinda, hari mu miryango remezo, gutekereza, apana gutekereza uyu munsi, ahubwo no gutekereza ejo hazaza, tujya muri ejo heza. Icya gatatu ni kurwanya inzoga z'inkorano n'ibiyobyabwenge. N'icyo musenyeri turacyafite abantu benshi bakinywa inzoga z'inkorano ndetse n'ibiyobyabwenge, rimwe na rimwe bitiranya n'ubushera cyangwa ikigage, urwagwa cyangwa umutobe. Kubera ko twagize abantu gito, mbere twabonaga ibintu byiza, ariko uyu munsi haje abantu biyisa b'ikoranabuhanga, bakenga ibintu bakabyenga saa moya, saa yine n'iminota 10 ngo birahiye, bakoresha amatafari, bakoresha ifumbire, bakoresha ipakimaya bira bakoresha mu migati kugira ngo bibire, ariko atari ubushera. Umuturage yabinywa agahuma cyangwa akitaba Imana. Muri uyu mwaka turimo dusoje urangiye mu kwa gatandatu, abantu barenga 100 barapfuye, mu mezi 3 ya nyuma hafi abantu barenga 44, ariko bagumye ni benshi. Rimwe na rimwe umuntu yahoma akagira ngo sinzi ikibaye, ari bya bindi yanyoye. Niyo mpamvu bijyanye n'abo bantu gito, leta yafashe ingamba kugira ngo, ariko mwibaze umukristo unywa izo nzoga, izo nkorano, agahuma cyangwa se akazi bagenzi be, we ntazimweho. Umuntu avuye gukora, avuye gusenga, akanywa izo nzoga z'inkorano, agataha agahuma yishyura amafaranga ye, kubera umuntu gito. Niyo mpamvu leta yafashe ingamba. Nagira ngo rero dufatanye guhanahana amakuru,
no kubirwanya, ariko by'umwihariko ubu kuko muri iyi minsi dufite iminsi mikuru, izo nzoga navuze, urwagwa, ikigage, umutobe, ubushera biremewe, ariko byemewe kubikorera iwacu mu ngo, kuko dufite ubukwe, dufite ibindi, dufite ibirori. Iyo birenze ko ari ibyawe unywa ku giti cyawe, twemera ko bikorwa, ariko ukabimenyekanisha ku buyobozi, ntabwo ari kurenga ku mudugudu. N'abamidugudu nzi ko ari abakirisitu bari hano babyumva, bafite igitabo abandikamo abafite ibyo birori cyangwa ubwo bukwe. Hari n'ibindi basabwa nko gushyiraho itsinda rimufasha gutegura, ndetse natwe nka leta tukamuha n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo bitegurwe neza. N'ubundi babikoraga, ariko no kugira ngo tubunganire, twirinde ko umudugudu wose wahuma, twirinde ko umudugudu wose cyangwa abashyitsi bawe, abavandimwe bawe aribo bakwangizwa na bya biyobyabwenge byakorewe iwawe. Ubwo nagira ngo ntange ubwo butumwa ku bakirisitu bari aha ngaha. Icya nyuma y'icyo Musenyeri ntabwo ntinda, ni ikijyana n'isuku n'isukura hano. Ubu hano turi mu kagari ka Nkumba, y'icyo Musenyeri bajya kuba muri hano uko twugarijwe n'umwanda, ariko uyu munsi ndabona usa neza, mwazakomeza mukabigenza gutya. Uyu munsi rwose mwagerageje, ariko dufite abashyitsi bamaze iminsi muri kino cyumweru bagenzura urugo ku rugo, ngira ngo murabizi, barebaga ibijyanye n'amatungo, bakareba ubwiherero, bakareba nabivuze tuwarete, ubwiherero, bakareba amatungo, ariko n'isuku mu rugo. Ariko icyagaragaye muri kano kagari ka Ntaruka, ejo bazaza Nkumba, ni ikibazo cy'umwanda uhari. Uyu munsi bari Nkenke, ejo bari Gafuka. Cyokora Gafuka bayihaye 30%, hano bayiha 3%. Aha turi 3 mu isuku. Hano ni Nkombo, ubwo namwe ejo tuzabareba. Ariko icyo tubasaba ni iki? Ni twere tutavuga ngo turayifite, ahubwo tujye tubikora. Twari yavuze ngo hanga ni Nkomba, mwo barasobanutse. Ngo tuzabireba ejo nageze aho mpari. N'abashyitsi baturutse ku rwego rw'igihugu bazamara icyumweru aha ngaha, hanyuma uko bamwe bazajya Gahunga, ikindi cyumweru bajya Rugarama, ikindi bajya Cyanika. Ari nayo mpamvu mubona Gitifu Murenge atari hano na Gitifu w'Akagari. Hari n'itsinda rije hano Kabagoma, kugira ngo abakirisitu bamwe babyumvise. Bijyana n'isuku bivuze iki? Bivuze ko ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu burashaka umunyarwanda abaho, agira ubuzima, kandi ubuzima bwiza buhera ku isuku. Isuku rero ni gahunda y'igihugu cyacu, kandi iri mu munyarwanda wese, kuko igihugu cyifuza ko umunyarwanda wese abaho adatakaza ubuzima, adakwiye gupfa imburagihe, adakwiye gupfa kubera umwanda, ahubwo twese tuyirwanye, kuko iyo bibaye ikibazo cy'umwanda kiba inyungu rusange, ntabwo ihitana wowe gusa, ihitana ubuzima bw'abanyarwanda bose. Rero nagira ngo nkibutse ijyana n'isuku n'isukura, ariko nanibutsa nanone amatungo adakingiye. Dufite indwara y'ubuganga. Ubuganga ni indwara ifata amatungo ariko n'abantu, nayo nagira ngo nyibutse ko ihari, ndetse n'aho muri Kinoni, Sahani na Rugarama. Ariyo mpamvu dufite timu nini, buri Nkenke nabivuze, ejo iraza muri kano kagari kugira ngo dufatanye amatungo yose adakingiye kugira ngo twirinde kiriya cyorezo. Ari niyo mpamvu akarere kacu kari mu kato, kugira ngo tube mu kato nuko amatungo yose akingirwa. Icya kabiri nuko amatungo yose afuhererwa, kugira ngo twirinde wa mubu ushobora kuba mu matungo akaruma n'irindi tungo, nanone akaruma n'abantu, twese tukarwara tugatakaza ubuzima kuko ni icyorezo. Nacyo nagira ngo nkibutse abaturage aho muri, abashyitsi bazi mujye mubakira, ariko nanone nawe uzi ko itungo ryawe ridakingiye ni ubuntu gukingira, nta mafaranga bisaba, nta n'igiceri cy'ijana, ni ubuntu. Ba veterineri barahari, n'igihugu cyacu kirahari kandi kirahangayitse. Twese ntiturangiza gukingira no gufuhira ku gihe, turakomorerwa amatungo ajye ku isoko, ndetse n'ibindi bijyana n'ibiribwa bijyana n'amatungo, yaba amata ndetse n'inyama biboneke. Nacyo nagira ngo nkibutse muri uyu mwanya, kugira ngo twese nk'abakirisitu tubijyanemo, twe gusigara inyuma muri izi gahunda zo kurwanya icyorezo cy'indwara y'ubuganga ifata amatungo ndetse n'abantu. Nagira ngo rero mu gusoza nongere mbashimire nyir'icyubahiro Musenyeri kuri uyu mwanya mwiza mumpaye, ariko by'umwihariko tubashimira nk'ubuyobozi bw'akarere ka Burera
kandi turi kumwe nabaze mbwira padiri mukuru ariko ziriya mpanuro nyiricyubahiro musenyeri yavuze mwazikurikiye neza ko nabonye mutanditse ko nanditse ariko yambwiye ati twanditse ariko duhora twandika cyane. Rero ni byiza cyane natwe buriya nyiricyubahiro musenyeri ntabwo ari iz'abihaye Imana gusa natwe twize cyane buriya nanjye ubwanjye ziramperekeza indi myaka isigaye kuzabaho kuko ni impanuro ziramurika buri mukristo wese, buri muyobozi, buri mwana muto uri ahangaha, ariko n'ubundi butumwa mwagiye mutanga bwose twabukurikiye turabashimira cyane nk'ubuyobozi bw'akarere ka Burera ariko n'abandi bo muri Musanze bari ahangaha, twese ni inzego za leta. Reka rero twongere tubashimire, mwakoze cyane kandi ubuyobozi bw'akarere bwiteguye gukomeza gukorana neza na Kiliziya Gatolika haba mu bikorwa by'iterambere, haba mu bikorwa bijyana no gusenga ndetse n'izindi nama tugira ndetse n'ibindi bikorwa dufatanya cyangwa se mufatanya n'akarere ka Burera. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Umwongera amashyi.